Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ibahereze umugisha. Mwe mugize apeti yo kunyumva, mukagira apeti yo kurya ijambo ry'Imana. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, biravugwa nanjye ariko byahumetswe n'Imana. Nitwa Pastor Munezero tuye Nyabihu. Ibindi umwami aduhana umugisha. Icyo nzi neza nuko mufite inzara n'inyota yo kumva ubutumwa mbazaniye. Tuzaniye ijambo rivuga ngo ukeneye Imana kuko hari amakuru utazi. Nari kuvuga ngo ukeneye ingabo zikurinda ariko nazo ntiziza amakuru. Ahubwo wowe ubwawe ukeneye Imana kuko hari amakuru utazi. Ayo utazi azwi n'Imana. Bizimana ni umwana w'umunyarwanda. Ijambo dusoma ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 11 umurongo n'uwa 3. Haravuze ngo mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuzaza cyangwa se dutegereze undi? Yesu aramusubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka n'ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazura, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahiguwe ibyanjye bitazagusha. Dusoze uko bwanditswe na Matayo n'ubundi ibice 2 umurongo w'13. Matayo ibice 2 umurongo w'13. Bamaze kugenda marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati byuka ujyana umwana na nyina uhungire mu Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Iri jambo rinza ku mutima. Nabonye ibintu bihiga abantu mbona ni byinshi. Mbona kandi bihiga abantu ntabwo abantu babishobora. Niyo mpamvu mu bantega amatwi abamaze gukubitwa ni benshi. Ariko mbona ko mu ijuru hari umutabazi ushobora kubatabara. Urakomera ariko ntukomeye kurusha ibiguhiga, ariko hejuru y'ibiguhiga hari Imana ikomeye. Iyo niyo nje kukubwira ngo garukira Imana. Mushakashake uko mwamenye iby'umwami ashima. Iri jambo riravuga ngo hari amakuru udafite ariko Imana igufitiye. Ayo makuru udafite ariko Imana igufitiye kugira ngo ubyirinde biragoye. Ntiwakwirinda ibyo utazi. Ushobora kwirinda biraturuka imbere bigaturuka inyuma. Ureba iburyo umwanzi agaturuka ibumoso. Wareba ibumoso ibiguhiga bigaturuka hepfo. Wareba iwanyu ibiguhiga bigaturuka kwa mukeba. Wareba kwa mukeba ibiguhiga bigaturuka mwanyoko. Wareba mwanyoko ibiguhiga bigaturuka mu idini. Wareba mu idini ibiguhiga bigaturuka mu badasenga. Wareba abasenga ibiguhiga bigaturuka mu bantu badasenga. Impande zose hari umwanzi. Ariko icyo ngubwiye ni kimwe, kuba afite Imana nk'umutabazi ibamenera ibanga, ikakubwira amakuru, ikakubwira uko biteye. Ijambo dusomye impamvu ngubwiye ngo icyo uri cyo cyose ukeneye Imana. Wakomera ute ukeneye Imana. Waba umushakashatsi ute ukeneye Imana. Kuko mu kazi ukora harimo amakuru utazi. Kandi nicyo gituma benshi bazira akazi bakora. Bakakira ari keza ariko kuko batamenya amakuru akarimo, ugasanga batangiye akazi babyina bagasoreza no mu nzu z'imbohe bitewe ko batamenya amakuru arimo. Uyu Yohana tuvuga yarahamagawe arabyina. Ahamagawe aravuga ati ndashimira Imana intoranije. Yanyura ku bantu ati ninje yanyujijeho ubuhanuzi bukomeye. Ariko Imana imuhamagara hari ibyo itamubwiye. Yewe unyumva, hari ibyo Imana itavuze uzumvira mu gusenga. Hari ibyo abayobozi bawe batakubwiye. Uko waba uri kose ufite amakuru Imana itakubwiye kandi bizakubaho. Kansubiremo mbivuge neza. Hari ibintu bizakubaho Imana itavuze. Iragutegereje rero. Nimuje tuje inama ni kuwiteka avuga. Iyo utegeye Imana hari ibintu bigutungura. Iyo wegeye Imana ikumenera ibanga. Iwacu baravuga ngo ikintu cya mbere n'amakuru. Gukora ibintu udafitiye amakuru bizakugora. Kwirinda ibintu udafitiye amakuru bizakugora. Ariko mu ijuru hari umwuka. Yavuze ngo kandi uwo mwuka naza, haleluya, azababwira ibyenda kubaho. Uyu Yohana yabyinye ari muri ndahamagawe, ntoranijwe n'Imana. Ni njyewe ubuhanuzi bunyuzeho, ndakomeye, umuhanuzi ukomeye, uhanuye ibya Yesu. Ariko Yesu amubwira byose, amubwira ibyo bazarya, amubwira iby'ubwami, bamubwira byinshi,
bamuhisha ko azaza mu nzu y'imbohe. Ejo arabwiriza biremera ariko atazi amakuru, ejo bundi arabwiriza biremera ariko atazi amakuru, ku wundi munsi arabwiriza biremera ariko atazi amakuru, abatiza Yesu biremera ariko atazi amakuru, abatiza abandi biremera ariko atazi amakuru. Agera kuri cya kindi ngo uhamagariye gituma ushaka Imana n'amakuru yawe, bamuta mu nzu y'imbohe. Agezemo Imana ntiyatabara, kuwa kabiri ntiyaza, kuwa gatatu ntiyaza. Abatangiye gutuma areba abigishwa babiri ati muje kundebera wa wundi navuze, muhengereze ko ari we neza. Sinamugaya n'inkoni ziryana nabi, kandi izo yakubiswe ntizashize, n'uwamukubise aracyariho, kandi Yohana ntagikubitwa yarapfuye, rusigariye abariho, ni umwana w'umunyarwanda. Ariko mu ijuru hari Imana izi amakuru, izi aho uzakubitirwa, izi ibyagukubita, izi ibiguhiga, kandi ngo umenyeshe ko ibiguhiga byose bitinya Imana, ibikurwanya bitinya Imana, nta kindi bitinya. Abadayimoni ntibatinya ifiriti, ushobora kuyarura bakayimena. Abadayimoni ntibatinya sote, bayigusoteshaho. Abadayimoni ntibatinya imodoka, bayiguhirikiraho. Abadayimoni ntibatinya indege, bayurira badatanze tike. Abadayimoni ntibatinya uzi kwiruka, biruka ibirometero 800 mu isegonda. Uko byaba kose ukeneye Imana. Nguhamagariye gushaka Imana, nguhamagariye kwinginga Imana. Kuki mbiguhamagariye? Nuko na Yesu amaze kuvuka, yabyawe na Mariya ndetse na Yosefu. Iyo batagira amakuru, nabo bari bahuye n'akaga gakomeye. Ni marayika wamanutse abwira Yosefu ati uricaye. Yosefu ati ndicaye nabyaye. Abwira Mariya ati Mariya uricaye. Mariya ati ndicaye nabyaye. Nta makuru uzi se? Ati amakuru nzi nuko uyu mwana azacungura amahanga. Nta yandi uzi? Ati nzi ko azitwa igitangaza. Ayandi se? Atazitwa Imana ikomeye. Andi makuru muziho? Ati ubutware buzaba ku bitugu bye. Andi makuru atazazamura itorero. Ibizabe byose? Ati ntabyo nzi. Aramubwira ati mushire mu mugongo, ntihagira amasengesho yandi usenga. Hari ibyo badasengera ahubwo bakiruka. Urengarenge mu Egiputa, kuko Herode uramutse utagiye, Herode aramukurenza. Iyo ijuru ritabwira Mariya na Yosefu ko hari urupfu, iyo ijuru ritamubwira amakuru, hari amakuru utazi mukundwa, hari amakuru utazi mubyeyi, mukobwa hari amakuru utazi, musore hari amakuru utazi. Nitwa Pastor Munezero, ndaguhanuriye uranga kubyumva. Umuti ni ugushaka Imana niyiza amakuru. Sinkubwira ngo uje mu binyamakuru, amakuru yawe ariyo ni makeya. Andi arahishe, harahishe ku bakonikoni ngo bazabiteranye baguhinarica amavi abyimbe. Harahishe ku barozikazi ngo bazagutuma amahembe uje uritaba ibyo utazi. Harahishe mu bo mukorana ngo bazakugerekeho dosiye ufunge. Harahishe mu itorero ngo bazaguhanurira ibyo n'ibyo utakoze byose. Harahishe mwa mama wawe ngo bayakunyage baguheze ku mitungo. Harahishwe mu mutware wawe ngo azagute yishakira undi. Harahishwe mu mudamu wawe waguca inyuma yigira ahandi. Harahishwe mu bwonko bwawe ngo igufa ririmo n'uduki tuzagira usane. Harahishwe mu muhogo wakagufa kazameneke. Harahishwe mu gifu amibe, trichomonase, vagina, zose zirimo ntabwo uzizi. Harahishwe mu mitsi ngo rubaga impande izaze. Harahishwe ni menshi cyane. Icyo mbahamagariye, icyo mbakumbuje, nuko nifuje ko duhamagara Imana ikakumenera ibanga, ikakubwira amakuru. Imana ikubwira ibyenda kukubaho, kandi icyo nkundiye Imana ikubwira ibirakubaho, ikakubwira naho kubihungira. Iyo ubonye utarahunga irabiguhisha. Ndashima Umwami, ndashima Kristo umenyesheje isi yose irimo inyumva ko hari amakuru akugenewe. Imana igufitiye amakuru. Iherere ku gasambi, Imana igufitiye amakuru. Iherere mu cyumba, Imana igufitiye amakuru. Iherere muri shambure yawe usenga, Imana igufitiye amakuru. Itangazo rikomeye, Imana igufitiye amakuru ishaka kukubwira. Kuyakubwira bitari byaba kandi biryoshye kurusha kubyisanga wabigezemo, wabihagazemo.
ishaka kubigarurira hafi, amazi atararenga inkombe. Ndagushimye Kristo, uvuga bikaba, wategeka bigakora. Abantu bo ku isi bakeneye amakuru. Hari amakuru batazi, hari ibyabihishe, hari ibizababaho batazi, hari ibyabatungura batazi, hari imitego batazi, hari ibibahiga batazi, hari ibibagambanira batazi, hari agatsiko batazi, hari ibyo badasobanukiwe, hari ibyihishe mu nda zabo batazi, hari ibyihishe mu mitsi yabo batazi, hari ibyihishe mu bwonko bwabo batazi, hari ibyihishe mu rubyaro batazi, hari ibyihishe mu rushako batazi, hari ibyihishe mu kazi bakora batazi, hari ibyihishe aho bacururiza batazi, hari ibyihishe ku ishuri batazi, hari ibyihishe muri kominote bakoreramo batazi. Ariko wowe uri mu ijuru uzi amakuru yose. Abaje kukwegera nawe ubegere, ubabwire amakuru kugira ngo birinde ibyo bazi. Njyambaje nizeye izina ryawe Yesu Kristo, urakoze, amen. Ndabashimiye inshuti munyumvishe, turafatanya gusenga, kandi hirya y'izi nyigisho Imana igufitiye amakuru, tuzakomeza tubiganire. Ntubikinishe, utagwa mu ruzi urwita ikiziba, indakenga yishwe n'umututizi. Uko waba uri kose hari amakuru utazi, ariko Imana irayazi, iyakubwira. Kontakite zanjye 788212031, WhatsApp 0786868922. Mbifurije umugisha w'Imana aho muri hose. Abo umushumba ashakisha amakuru Imana imufitiye, abo ukomeye ashakisha amakuru Imana imufitiye, urubyiruko rushakisha amakuru Imana ibafitiye, ababyeyi mushakisha amakuru Imana ibafitiye, abadokiteri mushakisha amakuru Imana ibafitiye. Imana ifite amakuru ya buri rugo, ya buri muryango, ya buri famiye, ya buri muntu ku giti cye. Muze muyegere, irayababwira, mwihererane nayo. Mbisabye nizeye ko mubyumvishe mu izina rya Yesu, amen. Umugisha w'Imana ubane nawe.